Murakaza neza, iyi ni Kabara TV1, umusirikare w'umutima Colonel Kibangura. Ndi Colonel Kibangura Eric, umwana w'ibogogo, umugabo mu muhana wo kwa Matare, aho imisozi ivuga amateka, umuyaga ugahuha nk'ijwi ry'ihumure. Navutse aho kuba umuntu atari icaha, ariko kuba umunyamurenge byafatwaga nk'igicumuro. Navutse aho kuva tukiri bato kugeza tubaye bakuru twaterwaga amabuye tuzizwa ko tutarabene gihugu, aho batwitaga abanyarwanda. Nyamara amaraso yanjye yanditse ku butaka bw'imurenge. Nari muto ariko umutima wanjye waratinyutse. Narebye ukuri mpitamo inzira idasanzwe. Aho mu mwaka w'1991 nafashe icyemezo, sinagiye nk'impunzi, ahubwo nagiye kwiga guhangana n'akarengane. Muri Uganda nubwo twigaga, ariko numvaga afite inyota yo kuzaza kubohora no kurwanya akarengane gakorerwa ubwoko bwacu. Kuko umutima wanjye wahoraga mu misozi y'imurenge. Bambwiraga intwaro, ariko njye numvaga amasomo y'urukundo. Bambwiraga kurasa, ariko njye nashakaga kurinda. Nari nzi ko umusirikare nyawe atarwana ngo yice, arwana ngo ubuzima bubeho. Nari nzi ko igisirikare nyaco kidashingiye ku moko, ahubwo gishingiye ku ndangagaciro ziranga umusirikare. Mu 1996 nagarutse muri Kongo, nta mutima w'urwango, ariko nari nuzuye icyizere cyo guhesha ubwoko bwacu agaciro. Twaragarutse nk'abana b'iwacu Murenge, je n'abagenzi banje benshi. Mu mwaka w'2004 nambitswe ipeti rya majoro, ariko nyuma y'iryo peti hari intimba n'akababaro biterwa nuko uwo ndinda ari we unyanga. Kuba igihugu cyanjye kidafata ubwoko bwacu abanyamurenge nk'abantu, ariko sinigeze mpagarara. Nibutse ibyo banyigishije mu gisirikare ko ngomba kurinda abaturage n'ibyabo. Ndavuga nti reka mbarinde, ntabwo nzongera kurebera akarengane kabo. Icyo gihe naricaye amezi make kubw'ivangura ryari muri FARDC, ntekereza ejo hazaza h'ubwoko bwanje. Nibuka inzozi za Afande Michel Rukunda alias Makanika, intwari yatekerezaga kuzakura ubwoko mu kaga, dore ko ariyo yari intego. Twavuganye byinshi bintera gusubira ku rugamba, ntirwari rw'amasasu gusa, ahubwo rwari rwo kutemera ko imurenge ishira, kuko byarashobokaga ko abantu bakomezaga guhunga igihugu kigasigara nta n'umwe ukikirimo. Ariko dukora uko dushoboye mu guturisha abantu, nubwo byagaragara ko bacitse intege kandi nta byiringiro bari bafite. Reka ntitukirwaneho, sinarwanye kugira ngo mbone indonke, kandi bujyanje sindi tumbo mbere. Narwanye kugira ngo abandi babone amahoro. Sinagiye kwica, nagiye gutabara ababyeyi, kurinda abana batari bakiri ku ishuri, kurinda ababyeyi batari bakiri mu rugo. Uyu munsi ndavuga nta bwoba nti ibyari biteye ubwoba byose byarashize, kuko umusirikare utinya ejo si intwari. Umusirikare nyawe ahagarara nk'urutare akavuga ati nibizaza byose turi tayari. Icyo mutazi, nkunda ubwoko bwanje, si amagambo, ni amaraso yanje. Iyo numvise indirimbo ziririmbwa zivugaga ishigo irundu gahwera Nyamara, Mutanoga, Kabingo, Kagogo, Mugeti, Murambya, Kabembwe ndetse na Gitembe, imitima y'abacu itangira kuririmba muri njye. Iyo numvise izina Bibogobogo, numva umutima wanje usubira aho byose byatangiriye, kuko ndabizi kwirwanaho si icyaha, ni uburenganzira bwo kubaho. Turwanira amahoro, turwanira gakondo, turwanira urukundo rw'iwacu imurenge. Ubu tugeze kure, kuko nabivuze, tugeze kuri 85%. Ubutwari bwasize imbuto y'ukuri, imbuto y'ubumwe, imbuto y'icyizere. Naho intambara igikomeje, ariko ubumwe n'ubwitange nibwo buzarwana kugera ku ntsinzi. Ndi Colonel Kibangura, umwana wa Bibogobogo, intwari y'urukundo, umurinzi w'umuryango. Ntacu mfite cy'icubahiro cyinshi uretse izina ryanjye ryanditswe mu mitima y'ababyeyi, mu maso y'abana bari mu misozi ya Minembwe, bavuga bati dufite abahagaze kubwo kuturinda. Ni intambara yakomera cyangwa igakomeza, kwirwanaho nico gisubizo cyacu nk'abanyamurenge. Amahoro si amagambo, abonwa n'ubutwari. Ubwayo akaba igihembo cy'ubutwari, kandi iyo ugihawe ugendana ishema. Niyo mpamvu iyo mpagaze kuri ubu butaka shimira Imana, kuko ibyari bikomeye byose byatambutse, kandi nibizaza turi tayari. Ni kuri channel yanyu mukunda Kabara TV1, mwari kumwe na Nkomezi James. Mugire ibihe byiza, kandi mwibuke gukora subscribe.